Mbashimiye ko mudukurikiye, mbashimiye ko murimo kutwumva kandi mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Turi mu ruhererekane rw'ibiganiro bitugezaho amavu n'amavuko y'amatorero ashingiye ku nyigisho z'ubuprotesitanti, uko ayo matorero yavutse ndetse n'uko yaje kugera mu Rwanda. Mu kiganiro giheruka twabonye amavu n'amavuko y'itorero Presbyterienne ndetse n'uko ryageze mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amavu n'amavuko y'itorero ry'abapantekote ndetse turebe n'uko ryaje kugera mu Rwanda. Iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Uwatangije itorero rya Pantekote ndetse n'itariki nyayo iryo torero ryatangiriyeho ntibizwi neza. Ikizwi neza ni uko ryatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ryatangiye nk'itorero, ahubwo ryatangiye ari nka muvoma z'ububyutse cyangwa se nka gurupe z'amasengesho. Aho muri Amerika abagabo babiri, uwitwa Modi na Sanki, batangiye izo muvoma z'ububyutse ndetse n'indi muvoma yitwa muvoma y'ubutungane. Mu mwaka w'1904 mu Bwongereza hitwa Gere habayeho ububyutse bukomeye ndetse bageza no mu Buholandi. Henshi ugasanga bafite inyota yo kubatizwa mu Mwuka Wera, ukumva hirya no hino ngo basigaye bavuga mu zindi ndimi. Mu mwaka w'1906 niho amateraniro ya mbere yabereye i Los Angeles muri California. Iyo ni leta imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo materaniro yabaye ku mugaragaro kandi yari yitabiriwe n'abantu baturutse mu mpande zitandukanye. Nubwo hamwe na hamwe wumvaga ngo abantu bamanukiwe n'Umwuka Wera, ariko byari bitaraba ku mugaragaro nk'aho i Los Angeles. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1906, bamwe mu bari aho muri ayo materaniro bamanukiwe n'Umwuka Wera, umuriro uboneka ku mitwe yabo, bavuga mu zindi ndimi. Abantu bagendaga baturuka hirya no hino mu mezi yakurikiyeho kugira ngo basengerwe, maze bamwe muri bo babatizwa mu Mwuka Wera bavuga mu zindi ndimi. Hakurikiyeho ko hirya no hino muri Amerika y'Amajyaruguru izo muvoma z'ububyutse zogeye bigera i New York ndetse no muri Canada. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 1906 niho umupasiteri witwaga Thomas Barbarat, umumetodiste wo muri Norvege, yabatijwe mu Mwuka Wera. Yari yatembereye i New York. Dore we ibyo yivugiye atanga ubuhamya: umucyo mwinshi n'imbaraga byarangose, ntangira gusakuza mu ijwi rirenga mu rurimi ntazi urwo ari rwo. Narakomeje ku buryo nibuka amajwi nk'ay'indimi zigera kuri 7 cyangwa 8. Navuze muri icyo gihe izo ndimi kandi ntari ntuwe nzivuga. Naravuze, ndaririmba, ndabwiriza, mbikora mu mbaraga zidasanzwe n'ijwi rirenga. Nk'abantu 10,000 baranyumvise neza. Muri uwo mugoroba naranezerewe cyane, nkaririmba Gloria, Haleluya, ngaseka. Nyamara abantu benshi bari banzi nahoranaga umubabaro kubw'imirimo yo gusoresha nakoraga. Nari mfite imbaraga nk'iz'intare. Namenye ntyo aho Dawidi na Samusoni bavomye imbaraga bagiraga. N'ubu ndaririmba kandi ngasenga mu ndimi. Aho ndi hose Imana nihimbazwe. Pasiteri T. Barati niwe wajyanye iby'abapantekote muri Norvege. Mu mwaka w'1907 uwo mupasitori yayoboye ibiterane i Sunderland mu Bwongereza, kuko yari yarahatumiwe, maze ibitangaza birahakoreka. Umuriro wa Pantekote uramanuka. Ubu hari ibuye ry'urwibutso ryanditseho ngo September 1907 when we fire of the Lord felt burnt up the depth. Ubwo umuriro wamanukaga mu kwa 9 k'umwaka w'1907 watwitse amadeni yose. Niko bishatse kuvuga ugenekereje mu Kinyarwanda. Muri uwo mwaka w'1907 niho abapantekote bageze mu Busuwisi. Mu bajyanye ubutumwa twavuga nka Barat n'abayoboke be, abavuga butumwa nka Paul, Body, Scott, Jeffries, Osborne, Hicks ndetse n'abandi. Ubu mu Busuwisi hari muvoma nyinshi z'abapantekote, nka muvoma Nsuwisi y'abapantekote, itorero ry'ivanjiri y'ububyutse, itorero ry'abakristo bavandimwe na misiyoni ya rubanda b'abakristo babyiyemeje n'izindi muvoma nyinshi zitandukanye. Mu Busuwisi mu ibarurishamibare ryakozwe
mbere gato y'umwaka w'ibihumbi bibiri byagaragaje ko ubu umubare w'abapantekote bari mu Busuwisi icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5, naho mu Bufaransa mbere y'umwaka w'igihumbi 1999 abapantekote babarirwaga muri za miliyoni 30 ndetse na 40. Iyi mibare yatanzwe mu mpera z'umwaka w'igihumbi 1929. Abahakomeye cyane ni aba Assemblée de Dieu bafite ikinyamakuru cyitwa Ngwino kandi urebe Vieux et Voix, ni radiyo yitwa radiyo y'ububyutse, radiyo Réveil. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ibihugu byose uko byabonye iryo torero, icyangombwa ni ukuvuga ko aho ryageze baryakiranye igishyika, kubera ko buri mupantekote wese ari umuvugabutumwa. Mu mwaka w'igihumbi 1900 ibarurisha mibare ryagaragazaga ko umubare w'abapantekote ari miliyoni 300 mu isi yose. Nyuma yo kurebera hamwe uko iri torero ryavutse n'uko ryakwiriye mu bihugu bimwe na bimwe by'Uburayi ndetse no mu bihugu bya Amerika cyane cyane ya ruguru, reka turebere hamwe uko itorero ry'abapantekote ryageze mu Rwanda. Itorero rya Pantekote ryageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1940. Icyo gihe ryitwaga Mission Libre Suédoise MLS cyangwa misiyo yigenga y'Abasuweduwa. Mu mwaka w'igihumbi 1979 iryo torero ryiswe ADPR cyangwa se Association des Églises de Pentecôte du Rwanda, umuryango w'amatorero ya Pantekote mu Rwanda. Uko ryatangiye, itorero rya Pantekote mu Rwanda ryabyawe n'itorero rya Pantekote ry'i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire. Misiyoneri wa mbere mu Rwanda ni Arvar Rinskog waje avuye muri Zaire aho yari amaze imyaka 20 akora umurimo w'ivugabutumwa. Mu mwaka w'igihumbi 1940 n'itorero rya Pantekote ryatangiriye ahitwa Igihundwe muri Cyangugu. Igihundwe ryatangijwe mu mwaka w'igihumbi 1943. Mu mwaka w'igihumbi 1943 niho umukristo wa mbere yabatirijwe yitwaga Rudoviko Sagatwa, ari nawe wasemuriraga abamisiyoneri Arivari na Madamazera Mildred. Mu mwaka w'igihumbi 1954 haje abandi bamisiyoneri bavuye muri Suwede, ari bo Bwana na Madamu Artemus Blomqvist na Madamazera Lucy Larsson. Aba nibo batangije imirimo muri Pantekote Igisenyi bafatanyije n'abanyarwanda babiri, harimo witwa Frederico Sebarinda na Alexandre Ngeruka. Reka turebere hamwe uko iri torero ryageze mu yandi maperefegitura yariho icyo gihe. Mu mwaka w'igihumbi 1962 mu Ruhengeri nibwo iri torero ryahageze. Ryari rihazanywe na Pastori Philippe Nyandwi yari umurundi. Mu mwaka w'igihumbi 1963 ryageze ku Kibuye ahitwa Ikarengera muri komine Rwamatamu. Mu mwaka w'igihumbi 1967 ryageze muri Gikongoro mu mujyi no mu cyaro. Mu mwaka w'igihumbi 1968 ryageze muri Butare, rigera mu mujyi buhoro buhoro, amatorero agera mu byaro. Reka dukomeze. Mu mwaka w'igihumbi 1969 iri torero ryageze Gitarama ndetse n'Ibyumba. Mu mwaka w'igihumbi 1971 Pantekote yageze Kigali itangirira Gasave, ubu ni paruwasi. Ubu amaparuwasi ari henshi mu mujyi wa Kigali, i Nyarugenge, ku Kimisagara, Nyakabanda, Igikondo, ku Kimihurura, ku Kacyiru, i Remera, mu Gasyata, ku Muhima n'ahandi. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1980 hafashwe umugambi wo kugeza Pantekote mu Rwanda hose. Uwo mugambi waba warateganyaga kugera mu makomine yariho icyo gihe yanganaga n'143 y'igihugu ndetse na segiteri zose zariho icyo gihe, nk'uko icyo gihe igihugu ari uko cyari kigabanyijwemo amaperefegitura ndetse na za komine na segiteri. Bateganyaga ko segiteri zose uko ari 1490 nizo zariho mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000. Aho hose itorero rikwiye kuba ryarahageze. Kugira ngo itorero rya Pantekote ribegere neza, ryari rifite imirimo 3 inyuranye rigomba gukora ariko ikuzuzanya: ni ivugabutumwa, amashuri ndetse n'amavuriro. Itorero ryabanje gukaza imyigishirize ku mubatizo wo mu Mwuka Wera.
ubu icy'ingenzi ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza bushingiye kuri Bibiliya. Abemeye kwihana bakabatizwa, bamara kubatizwa umubatizo wo mu mazi menshi, buri mukristo agashishikarira kubatizwa mu mwuka wera, kandi buri mukristo ashinzwe kujyana ubutumwa ku muturanyi we. Reka turebe uburyo bw'imiyoborere mu itorero rya ADEPR cyangwa se itorero rya Pentecote. Urwego rukuru ni inteko nkuru, Assemblée Générale, ari nayo ishyiraho umuvugizi w'umuryango cyangwa se uwo bita representant legal. Uwo niwe uyobora inama isimbura Conseil Executif, ikaba igizwe n'umuvugizi, umwanditsi, abasimbura be, umubitsi. Igihugu cyose kigabanyijemo indembo 12. Buri rurembo ruyoborwa na pastor w'ururembo cyangwa se uwo bita pasteur regional. Mbibutsa yuko aya makusanyabitekerezo yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bivuze yuko rero hari amakuru amwe namwe ashobora kuba yarahindutse, kuko impinduka muri iri torero zagiye zibaho inshuro nyinshi. Buri rurembo rurimo za paruwase ziyoborwa na pasiteri wa paruwase. Pasitori afashwa n'abakuru b'itorero, nabo bakaba abapasitori basengewe, bafite inshingano zo kubatiza, kwakira abana no kubasengera, gutanga ifunguro ryera, gushyingira n'ibindi. Buri paruwasi irimo imidugudu, uyu munsi wa none bayita amatorero. Buri paruwasi bifite imidugudu myinshi cyangwa se amatorero menshi. Buri torero cyangwa buri mudugudu uyoborwa n'umwarimu. Mwarimu aba ari umuvugabutumwa. Mwarimu nawe agafashwa n'abadiyakoni. Dore uko inzego z'imiyoborere z'itorero ADEPR zubatse. Hejuru haba hari umuvugizi, agakurikirwa n'umunyamabanga mukuru, hagakurikirwa n'ububitsi bukuru, ibiro bikuru bishinzwe imishinga, ibiro bikuru bishinzwe uburezi, ibiro bikuru bishinzwe teolojiya, ivugabutumwa n'ishuri ryo ku cyumweru, ibyandikwa na radiyo, ibiro bikuru bishinzwe amavuriro n'ibibazo by'ubuzima, ibiro bikuru bireba abategarugori n'ibibazo bireba ingo, ibiro bikuru bishinzwe urubyiruko. Nshuti bakunzi baca no mu Rwanashyaka Siriyake, aha niho dusoreje iki kiganiro cyatubwiraga amateka n'amavuko y'itorero rya Pentecote hirya no hino ku isi, ndetse n'uko ryaje kugera mu Rwanda. Mbashimiye ko mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha.